ntuka ari kuba wamvange biseri sawa jori aze nta kede wigize ukora wagirita ukoga inkoko ukavimvira ugakurura abana umuceri ukabagiraho ku gihe none zagiriti buri munsi none hajemo mu diaspora ari kugukoresha ikiyede akumenye uwo mu diaspora ni igihuha niko shani uwo mu diaspora ase basi ntabwo nongeye kukubaza ku mu diaspora akosha ko yarakubabaje amafaranga yagusezeranyije ashobora kuba rwose byaranze ari abakuba baheresanganye tubira kureba ko ibintu byose ahita bigira intambara uko agiye kwita ku byawe ibyanjye kise ko nabonye uri gutegura ubukwe ugaya gutegura ubukwe bwawe ukandika neza kano kubukwe kari gakenewe kukavugaho uzanywerera se shani ntumira ndagutumiye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye sinonge ko ikaze bakunze ba Manzi na Innocent TV ni Svenir Smart Boy nk'ibisanzwe narindi kwitemberera mu nco za Kimisagara ubwo naringiye kujya kwirebera witwa Diane kuko abantu bamaze iminsi bambwira ngo Diane baramukumbuye mu gihe rero naragerayo nibwo mise mbona uwitwa Shania abenshi muramuzi cyane ntabwo ari ubwa mbere mu mwumvisha cyangwa se mugiye kumubona mise nugurwa no kusanga asigaye akora ikiyede mubonye hano ari kwiterera itaka bumba amatafari bese ikiyede muri make murabizi ngiye rero kura ko nta mutima mubi mufitiye kandi Shana nicyo mpfa nawe ngiye urabizi ko mwese murabizi ko nsigaye nifitiye umukunzi wanjye nkunda fani mbona no kumusuhuza ariko ndavuze ni nk'umuntu twakundanye cyangwa se nk'umuntu nsanzwe nzi kubera iki natambuka simbe namubaza n'amakuru nta wundi mutima mubi mwabantu mwe mu byumve sinyeneye ngo dukundane abo nyicyo nca kumenya kuki ari hariya kuki ubuzima buhagaze gute ese abana we bimeze gute ese ibijyanye na Martine we yabateganya kugaruka inaha byose nibyo nca kumubaza kugira ngo namwe abantu mumukumbuye mube mwagira gute mube mwasobanukirwa niyo mpamvu inzanye no kugira ngo ubanze mu byumve neza umuntu nyeneye yamamaga kuze 78 9 2 7 1 6 twagiye namaze kumubona cameraman uraza kugendana ikirenge ku kindi ariko ndi kwibaza Shana tumaze igihe tutavugana yewe hacemo n'igihe kabisa namubona ntanamuvugisha nawe atamvugisha ndi kwibaza ninkiraho kamera nari bundakarire ese ntago ari bo bigira intambara sinzi ngo biri bugende gute wo kumeza umucunge ngiye kugenda narakara ndagerageza nce bugufi muganiriza nabyanga ubwo ndigendera icyabe nuko ngewe na wundi mutima mubi ahubwo ari kugira ngo binagenda amenye ubuzima bayemo muri no minsi bimihagaze gute nkuko nabandi mbasura kuki Shana we nta musura se twagiye kamera makufite ubwo kurenza ngewe ubwo mfite namaze kumubona Shania ni umunyamahane ariko noho ariko byose ngomba kubikora abantu banje ngomba kubikora Shania wande ubutse Shana sigaro wande sasa rero twagiye kimwe cyose ufate Shani bite Shani iminsi myinshi iminsi myinshi amana gatuma banyirukana dukumburanya ariko maye Sibene wa mama we nyine kora nuko yakubona tunaganira aricyo bitwaye se basi n'umugore wa kamera mwe kuneza abantu abantu ushaka kubizumye man tuganire bisanzwe nari niye kuneza abantu yabijimije nabi ngo twiganirire kuri hano zimije ndeba ari kurebamo se no kuba ari kugufata yoriye nabike mu gikapu uri mu kazi
Cameraman bari bika mu gikapu. ese kwisura tutaranaganira ngo menye nuko gahunda karaka niboneye nako bakanyirukanemo uyu nese arakwirukana kubera iki kukimuvangira umuntu oya ntago bakwirukana ahubwo ngiye nuko ngira ngo tunaganire unakora akazi nyine nta kibazo rwose hanze muzima ibyo bikamera byanyu amakuru aho nuko ntago tamenera ibikoresho se bikaba bibi tamenera ibikoresho bikaba bibi ibintu byose babigize intambara kuganira aricyo biba bitwaye kweli ako kuganira mu kazi bibaho iyo umuntu ari mu kazi aba ari mu kazi nta mwanya wo kuganira ubu mfite baba rero waheresanga byo birakureba ko ibintu byose ahita bigira intambara uko agiye kwita ku byawe ubyanjye ikise nabonye uri gutegura ubukwe ugaya gutegura ubukwe bwawe ukande eza akantu k'ubukwe kari gakenewe aha kukavugaho uzanywerera se shani ntumira ndagutumiye ugomba no kuzaza ahubwo umubanzuro w'umuntu wanjye marasuma invitation mumbare mukure w'ikamera rwose mumbabare ndabinginze mwinzamura tuganira nta kibazo mbara winzamura kamera abantu bari bagukumbuye baraga bavuga ati ariko sibundi Sibene na Shani yabo bajya bavugana nagira ngo nyuma y'amagara suka binsaba tugahuruka ba wanyungundiye se ushatse naguhamagaye ukambwira nabi no byibuka ngiye rero biterwa n'uburyo umpamagaye mubwira umpamagaye ukambwira uti hari abantu bagukumbiye ashaka gukurira ntago nabyanga ako kuza kunyivangira mu kazi kanjye birambangamiye urumva nuko nanjye nari nembere nanjye kwisura abandi bantu ciye hariya mbanda kubonye ndavuga ni rero reka tube twaganira kandi nuba namutima mwambabariye koko umuya muntinze nitakana nshaka kuriza atanisangira abana byose no wabirunze hano cyangwa ufite abagufasha nize no kubona uri gucuruza agataro nimbara agataro ubu byose urabifatikanya baranyamba nese barakopaga hoye nise kubiza ubuzungu zayi buremewe abashinzwe umutekano barabambura abantu wambabariye manje uri gushaka ikindi gishoro nzeme n'ubundi bukamera tamera kamera Shani umuntu aba yabahereye ababwira ase Shani ko warakaye wangu nise mwagiye mureka kwivanga mu buzima bw'umuntu nanjye nuko mangira ngo tuganire Shani rega nanjye mbaye nkukumbuye mangira ngo ubu si cyo tuganira aha ni iki mukure ibikamera nkora akazi nkarangize mwicare mu ndindire urasoza sangahe urarindira urebe igihe nsoreza nyine urasoza nkasanga ugereranyije none se ubu urabikomeza ibirundi bigerekeranye hariya bundi kiguhima reka nkwihorere uko ibisi byo ukora ntabyo uzi winyivangira mu kazi genda wicare hariya n'insonza akazi turaganira abana se bameze bate bameze kubona wa mugore agusigiye umwana we byarangiye se bimeze ari none bakeneye kubimenya yaramujyanye ubu niwe umufite mwambabare kuko muri gukora akora akazi ntuje mwambabare njye nuko nwanze Shani bya nk'umu manager ze hano gasanga muri ibi ntamusa uburenganzira ngo ati rero mutwihangane yari iminota nk'itanu yo kugira umuganizura abantu baramuzi ni icyamamare aragira ngo abona hiye gukora ibirayi by'icyumweru bibura mwambare mukagenda ameze neza uretse ko abana bawe mbakunda ngiye buriya nshaka no kugira ngo umenye se Gentille ngabo bo rapasi mbabara sibyo banze nsoza akazi nkarangize ubundi ni nta wenda turabura harankuganiriza nese reka nkubaza wenda ni iminota 2 wihangana iminota 2 biri kuvugwa ko uwitwa Martin yaba agiye kugaruka mu Rwanda ngo mukongera mu kabana ibyo bintu nibyo maramatsika nimba mwaravuganye akabikwibwirira ubwo nibyo nuko ibyo bintu bimaze iminsi ngo musike ninde se wabikubwiye ibyo ninda abantu wabiganije uri kubagisha inama bavuga ati sunguzo jewe nganiriza abantu babwira ati nase ko agiye kugaruka mu Rwanda ariko nsaba ngo twongere tubane mbyebe ko ngo wababazaga cyayo dosiye ntayo hari pe uri kubigira nibandi oya nta n'ibihari tuzatungurwa n'ibyo tuzabona bihari sinabibahisha ndi muntu so mudiaspora bigeze hakuye mu diaspora wankingi abakonzi banye sako babize aya mani bibigira intambara kukinzanyemo mu diaspora ukayiturakarase aze ahubwo ndi kwibaza akumariye iki mu diaspora uri mbere kugiye cyawa mugabo witwaga Souvenir ugize ukora ikiyede Souvenir nini iwawe umusore mize gukunda Souvenir rega nibyo mba nshaka ugikunda na Souvenir ntiugize ukora ikiyede uko mutuka bakantu kari kuba wamvange bisire
nta kiyede wigize ukora wajya girita ukoga inkoko ukavimvira ugakurura abana umuceri ukabagiraho ku gihe none za giriti buri munsi none hajemo mu diaspora ari kugukoresha ikiyede akumenya uwo mu diaspora ni igihuha niko shani uwo mu diaspora basi ntabwo nongeye kukubaza ku mu diaspora akosha ko yarakubabaje amafaranga yagusezeranyije ashobora kuba rwose byaranze ari abakora mvuga ugasanga umukobwa abonye umutipe yaramushitse amuhaye nk'utudolari 100-200 ahise areka wamujama uriya mukobwa akareka ndeke kubivugaho cyane ngiye meze neza ngiye na fani wanjye souvenir wa fani wa souvenir shani yawe ikiyede n'ikiyede cya shani ndi kuvuga uriya mu diaspora ari igihuha umva nyine ngusabe ikintu wirakara tuvugana akantu ni ukuri kuba nindenze iminota 2 ukora ibyo ushaka pe sibyo umucanga ni wagufata kureba ibintu ubu nayeho abaguhemba mbasi manze nyaguhe byibura tuganire iminota 2 yonyine nange bari bukwishyire ndahita nyaguha use niyo ukorera hano nyine ngenda ndashaka urumva umbwire amafaranga ukorera ngiye nyaguhe aka kanya n'abantu babireba kamera uyarenza 3 cyangwa 5 hano urarenza 2 nako 3 cyangwa 5 gufata 3 byawe nkahomba ikiraka nayo ngiye gukora iminsi utazi ngiye neneho kugira ubone ko na mutima mubi ngenda yaguha kandi ugume no mu kazi kawe nanga aho wambare ko nakwiruka yengwe ibirayi by'abana kubone ko na mutima mubi Shan tajyango wenda no kuvuga gusa sivyo wanda tajyano kuvuga gusa ngenge kuguha kanze nguhe kugira utazanagira ngo ngiyewe mani ari urwango mba ngufitiye kanguhe urumva kanze akira ntabwo ari ayawe naya ngabo urumva akira aya naya nuza naya ngabo na Gentil ubaguremo imbuto aya nabyo kwiyemera nese ngese manyagoye n'umutima mwiza reka ngewe nta mutima mubi ngo yagashani reka uri kwanga amafaranga ya amafaranga nyakorera hafi cyumweru yanyaguhaye nta n'ikintu ukoze kugira ngo ugurire abana imbuto akira basi nese ko reka nge na mutima mubi na mutima mubi Koshani reka nyina mutima mubi ngagenda genda nyine nagira tunaganire ese se ngoye kugira tuganire ni rusumaye ntabwo ari ruswa no kugira ngo tuganire umwanya wawe base nkukwishyurira ariko unganirize ngabo cyaransoza kaza kabanze kabona ngo twicare hano maye naribe ari reka tukurindire ngo kora nimba ugiye kugasoza kora naribe reka tube twahagarariye hano kunze bamanze na Innocent TV rero ntabwo byoroshye gusa murabona ko ibintu ni danger kubera ko ngiyewe na wundi mutima mubi niyo mpamvu nkoze karaga kurwa nkavuga ati reka muremere byura n'umwanya we mbe nawe icyo kuyatagira ngo wenda mbanje gutyo gusa kubera ko ngiye kuvana kera muri ko ngiye nabikundiraga so reka mbe mpagaritse wenda nyuma nibiza gukunda tubaza kujyana ikiganiro ubwo yabinyemereye buri kimwe cyose muzakimenya ni Souvenir Smart Boy ni manze na Innocent TV naho gutaha